Wakana time, party time, show time, party time. Come, jita. Reka twikomereze soso rero. Dukubita tubangwa tuva mu gisu tugana mu bundi. Ni Wakana Base na OG Studio. Arch pass. Turn. Wakana time, party time, show time. Come, go. Jita Wakana Base turengiwe ya. Tukingiyo. Ibi nabari show. Nababwiye ko ari muri OG Studio. Hamagara 628 ni OG Studio. DJ Kabe are there today. DJ are there for you. DJ Gakara for you. Reka twikomereze sasa. Murabizi neza ni rock Braceman Muse Wakas alongside the chapa mo chapa kwa njani katwikomereze. We are Wakana Base. Dege mucenja mugasobanuye. Ni mutatusu zatubarirwa. Numara kumenya ibyo dukora uzadukunda. Muraho ariko bantu beza. Twikomereze Krishna Mohan. Episode ni 9. Ikaze na karibu. Dutangiye gutya. Hey, Ariyamani mwibuke yabuze. Ariyamani yabuze. Oh baby gwanje. Sad रख के क्या होगा? Ese nukomeza kwibaza gutya birarangira gute? Hano gurashingirwa. दिखने लगे. Cyakoze Ariyamani arigaragaje pe. तेरी कोई वैल्यू नहीं है. Ariko reba ukuntu kimufata nk'umuntu w'agaciro. पूछेगा भी नहीं. Ibase nyuma y'ubukwe. Nibicyo kugeza kuvuga wowe. Nibiki? ये वाली प्रॉब्लम से bishaka kurinda hazaza hawe utazahura n'ibibazo. Decision ले. Ni kugira ngo ufate umwanzuro mwiza. Utazazamba nyuma. Mutima wanjye ukazabara rwose cyane ndi kubona ushenguwe. N'agahinda. वो सिर्फ तेरे डैड को थैंक यू बोलना चाहता है. That's it. Ibintu Ariyamani ari kubikora kugira ngo ashimire papa wawe. Ntabwo agukunda. Important दिन था. Kandi uyu munsi ari umunsi mwiza cyane. Nawe akagushyigikiye. Ari kwirukanga inyuma y'agakobwa k'agatindi sipura. लड़की के अंदर क्या है? Amana sinzi kiri. Simbizi pe. Karaga gakobwa sinzi impamvu komeza kwizana. Tukobwa two mu cyaro tuzi gushakisha. ऐसी और लाचार लड़की sinzi impamvu abahungu bakunda udukobwa dukene kuri. और उसे भी ari kugukoresha ndetse ari no kugakoresha. Ari gukina n'amarangamutima y'abakobwa. Ariko cyane wowe. Oya ariko mama. वो वहाँ क्यों गया है? Ntabwo tuzi impamvu ari yasize ngo niki cyabaye. Agahita kuzana izo zitwazo uvumbura utahura utuntu tw'amafoto. Ariyamani. Hariya yumvishijwe rihamagara. Mama. Ariyamani. सकता था. माँ क्या कर रहे हो आप यहाँ? Mama ni bicuri gukora anga. माँ भी सो रहा है. Kirurebe ni bicuri kuri jambere. Kwino wirebera film ariko. बिल्कुल ठीक. Ariyamani yageze mu rugo. Meze neza. कृष्णा का भाई मोहन Ariko rwose umuvandimwe wa Krishna Mohan yawe n'ibibazo bikomeye. हादसे में फंस गया था. Yari yahuye n'ikibazo gikomeye. उसी के लिए पुलिस कंप्लेंट फाइल करने Yanagiye kuri polisi kujya kumurega. Kumutangira ikirego. ये क्या तरीका है आर्या? Iyi myitwarire ni bwoko kira. तुमसे कहा था ना कि शादी से Sinabikwibwiriye. नहीं चाहिए. Ntabwo nkeneye ibibazo mbere y'ubukwe. सिर्फ हमारी शादी पे ध्यान दो. Wita ku by'ubukwe gusa ariko wowe nta kindi witaye. शौक है. Yewe. Simbizi. हमने तो अंधेरे में तीर छुड़ा था. Aha mfatiranya amahirwe rwose. जाके लगाया. Gusa ndabona bigiye kuba show. मौका हाथ से जाने नहीं देना माम. Utu tuntu utajya utuma tugucika. Byo wirebere wihere ijisho. वो Ariko se mukundwa. लड़का और लड़की Yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu. ज़्यादा important. Ikigeze ubona si fiance wawe. Hari ikindi. शादी सिर्फ अनन्या की नहीं है. Rega ubukwe ntabwo ari ubwa Ananya gusa. क्या करेगी? Yewe. रात अपनी ड्रीम वेडिंग Ubwo umuryango wose abwo suje impamvu uriya mukobwa birimo rwose. की तैयारी कर रही है क्योंकि Reba uriya mukobwa ari kuzana imikino buri munsi buri kanya. लड़की के हाथों में मरहम लगाने में चला जाता है. Ntawamenya. लड़की के भाई को हेल्प करने में. Buri muri kwisi dukwiye ngo ugiye kumufasha irindi ugasanga ugiye kumufasha ngo uwo musaza we. इसलिए कि उस लड़के Hasi ibyo byabaye. के जान बचाने Si ukubera uwo mukobwa yatabaye ubuzima bwa Ariyamani. भी तरीके होते हैं. Mbese uko ari ukumwitura. जॉब Muhe amafaranga ko yakoze akazi. नौकर नहीं बन सकते ना. Nta mpamvu yo kuba umucakara. Nyagasani. Abantu baranga barirya. सही नहीं लगता. Sinzi uriya muhungu pe sinzi pe. Simbizi. Bakwereka nga Mohan aho ari. Mohan aho ari marira ni menshi. Gahinda ni kenshi. बनाकर चंद पैसों के लिए इसको नचवाता है. क्या आप भी Atubwira ubwo sise wamujyanye ngo ajye kubyina mu bakobwa. मोहन जी आपको क्या चला? Asunda witwa Mohan cyangwa wowe witwa Muhindi. Witwa Yohana cyangwa ni Yohaniya. Tubwira busiri wewe bitaberansira. कोई बाप अपने बेटे को लड़की बनाकर चंद पैसों के लिए इसको Ese ni gute umubyeyi yohereza umuhungu we kujya kubyina mu bakobwa kugira ngo abone amafaranga. लड़की डांस ग्रुप से जुड़े हो. Mwana byose bimukunyura mu mutwe. Byose biri mu mutwe.
niho bihera umuntu afata umwanzuro w'ububwa yo kwiyakira byanze. Krishna yaje ahangaha afata ibikomo ndetse hari n'urwandiko. Mana yakoresha umuhungu, ni gute wigira umukobwa ukajya kwitangira mutwe hakibuka mushiki wamubwira ati uko byagenda kose ntuzongere kuba wagerageza kwambara iby'abakobwa. Hakibuka azamubwira ati ubundi wowe wagapfuye gupfa kwaje kunzanira ibibazo. Hari ifoto ya mama we, episode 9. Aracarira ke kibuka nyine ukuntu yabakundaga, akazanira utwa mushiki we ndetse akazana utwa musaza we twose. Mushiki we akamuzanira agakanzu, n'umuhungu akamuzanira agapira. Oya nako nshaka. Urashaka iki? Agahita agenda yirukanka, sinzi ko arashaka iki. Ariko agenda akazana umwenda w'abagore, kazanira ibaya. Zo nguno mwana kuva kera cyangwa yikundira amaribaya. जीते जी तो ये सब नहीं कर पाया माँ. Ntabwo nabashije kubikora nyiri umuzima, ariko mbere y'uko mpfa inshuro imwe byibuse niyo yabari ya nyuma. Ngiye kwambara uko mbyifuza njye ubwanje mpenge wa nyawe, kubw'ibyishimo byanjye ndabikora. अपनी लड़ाई intambara yanjye अपना सच n'ukuri kwanjye ndabikora. किसी को नहीं बता पाया. Nta muntu n'umwe nabibwira ibyo ndi kunyuramo. अपने आप को ariko nanone ntabwo nshaka kwishuka, नहीं देना चाहता. ntabwo nshaka kwishuka mbere y'uko mpfa. करना ही है Nimba ngomba gupfa uyu mwanya, तो अपनी असलियत अपनाकर चैन से मरूंगा. ndaza kugira ibihe by'ibyishimo mbere yo gupfa kwanjye. Sinzi umwana ngo ari gupanga ibiki. अनन्या, Katurori Ananya, ऐसा कुछ नहीं है. hari iki ntabwo bimeze gutyo. जरूरत थी उस वक्त. Igihe muri kire yarankeneye nta kindi natekereje nyine. Umbabariye kuba nagiye. ना चाहिए था और मैं नहीं था. Nakwiye kuba nari mpari kumugaba photoshoot. Gusabye imbabazi. Ujye ureba umugabo w'imfuruzi kumenya ko yangishe gahunda. Ananya, धन का सवाल था. ibiri byari by'ubuzima bw'umuntu runaka. भारत है कोई. Hari umuntu wari gufatirana umwana w'inzirakarengane. जा रहे थे Bari bamushimuse. बनाकर उसे नाच करवाने के लिए. Bamugize nk'umubyinnyi w'umukobwa. मैं कैसे नहीं करता कुछ. Ni gute nari kwicara ngatuza? सा सहमा सा रहता है. तुम जान Uwo mwana yari yatinye afite ubwoba byamucanze. बाहर नहीं निकला वो. Ntabwo yigeze avana umuntu n'umuki. उसे कौन है वो लड़का? Nta n'ikibi yakoze. Uwo ninde uri kuvuga? Wowe undi uri kuvuga ninde? होने वाली बीवी का भाई है वो. Uwo ni musaza w'umugore wawe wazaza. Ku buryo ushasha ugasha mu cyoto ni gutyo. Yagasana. Kagari ntabwo ari abantu. Ayo nagiye kumva impamvu avuga ngo abakenira ari abantu. Ni biki uri kuvuga? तो आंटी Ese ni iki kintu navuga anti? Ngo ni nyirabukwe. इसकी शादी मुझसे हो रही है Hagiye gushyingirwana nanjye. पर इतना तो इसे मेरे बारे में भी नहीं पता होगा. Ariko nta kintu na kimwe bansonsiho pe. ठीक है. Sawa. मेरे मन को लोगों पे दया आ जाती है. नहीं देख पाता उनका दुख. Rwose hari amani ntabwo azi kwihangana kubona uburibwe bw'abantu. औरों की परवाह करे. Ariko nanone ntabwo nakihangana kubona yita ku bandi bantu kurusha uko anyitaho cyangwa atekereza abandi kundusha. करूंगी ये. Ibyo ntabwo nzabyihangana, si byo mompe. Ntabyumva. Ananya, देखो nyumva neza. कर रही हो तुम. N'iki uri gukora? Ni ubukwe bwawe. लड़ोगे तो कैसे चलेगा? Nimushwana se birarangira gute? बेटा जो हो चुका है उसे Ibagirwa ibyabaye sibyo? हाँ अपना मूड खराब मत करो. Utangiza mudu yawe. आगे बढ़ो. Kose reka tubiturishe Fine. dukomeze. Urakoze cyane papa. करूंगी झगड़ा. Ntabwo nibwo ngiye gushwana. और वो कृष्णा हमारी गाइड नहीं बनेगी. Ndetse Krishna ntabwo ari buze hano. Ubadufasha muri gahunda zawe. Karabaye. अपनी शादी के लिए आई हूँ. Nashaka kubw'ubukwe. कॉल करने. Nta muntu niaje kwivanga mu bibazo bye pe. Hi, मेहंदी है. फिर संगीत. iyo mugoroba rero थी. harasa ko umugoroba w'abakobwa. मैं इस सब में किसी और की वजह Ntabwo shaka kwangiza igihe cyiza rwose ngo kubera undi muntu. Kare. तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए. Nawe kandi ntabwo ugomba kwikora. Nabyumvishe. ये मोमेंट्स खराब नहीं कर. Ariko nanjye ntabwo nifuza kwangiza igihe cy'ubukwe bwacu. Chocolate. Ariko gerageza unyumve. तुम सब. Nawe rero nyumva neza. Ntega amatwi. That's final. Uwo ni wo mwanzuro wa nyuma. Nta hantu uri buguze kujya. Uretse ariko mukundwa. Ariano. मुझे लगता है तुम्हें भी Nta ndi gutekereza ko कम कर देना चाहिए. ibi rwose mwabisoreza aha ngaha. उस लड़की की वजह से वैसे भी पहले बहुत प्रॉब्लम हुई है. Rwose bitewe n'uko haje ibibazo byinshi. क्या हुआ था? तुम उस लड़की को काम से निकाल दो. यही Uriya mukobwa rwose kumwirukana nta kibazo.
ntacyo bitwaye. पिंकेश जी हाँ सर कल से wese bundo चाहिए uriya mukobwa mubuze kuzaza ejo. Undi ati nta kibazo. Tugaruke ku mukobwa bari kumusigira umuti aho bamutsibiye ibibando. एक बात पूछूं? Ese ngira ikintu nkwibariza nimba ntacyo bitwaye. पूछना Nta kibazo mbaza. तेरी किसी भी बातों का बुरा माना है मैंने? Ese nigeze nk'urakarira ku byo umbashije. Niwe nshuti yanjye mfite kuva mu buto. कृष्णा सब मोहन को Krishna buri wese Mohan नाज amwita ऐसे अलग अलग नामों से amazina ashatse yo kumusebya. मन में कभी ये ख्याल नहीं आया Se waba warigeze utekereza औरों से अलग तो नहीं? ko Mohan ashobora kuba atandukanye n'abandi bantu? कहना क्या चाहती है? Ushatse kuvuga iki bwo? देख तू मुझे गलत मत Nyumva neza ariko ntubyifate nabi. रहा है जितनी की तू Mohan nta kibazo mfitanye nawe rwose. Ni umwana mwiza ndamukunda nkuko ngukunda. सवाल नहीं आता उसके लिए Ariko mbwira nta kintu wigeze umwibazaho? तो आएगा Kubera iki nabyibazaho se? Cyangwa umwibazeho? Yego. है थोड़ा नाजुक Hena ku ruhande rumwe nyine hari uburyo kimbuga mbona tuntu tumwe na tumwe batadukurikirana माँ छिन जाए bitewe nuko mama wacu yapfuye akiri muto. कि एक भी बोली ना बोले बस Papa ntabwo yigeze amuha urukundo, yaradutimbaguraga kuva na kera. बच्चा तो ऐसे बनी जाए Niyo mpamvu yenda umwana yawe atakisanzura nk'abandi bose. Kirenze kuri ibyo rero माँ मुझे बचपन में इतनी mama yampaye inshingano zihambaye gutyo nkiri muto, माँ को दिया हुआ वादा निभाने के चक्कर kandi kubahiriza isezerano nahaye mama मोहन को अपने साय में ऐसे समेट लिया कि natumye Mohan aguma anyishingikirizaho. None nta kintu na kimwe yakora atamfite. भूल गई कि Narabikoze पौधे को भी ठीक से बड़ा होने के लिए nirengagije ko buryo igiti kugitera kigakura दिया kigakura neza. मोहन की Ntabwo गलती umuntu aba akeneye kukibisukaho amazi gusa iteka ryose. नहीं है Ariko none ntabwo ari amakosa ya Mohan, ni amakosa yanjye we. Wamubembereje cyane. ऐसी बातें कभी नहीं करेगी Ariko nizere ko utazongera kubitekereza ibintu nk'ibyo. Ati nta kibazo kandi umbabarire. कृष्णा मैं तो बस Krishna none se देख कर आती हूँ reka mbaze ijye kureba Mohan. आ जाएगा Uyu munsi hari amarushanwa ya siporo ashobora kurangara, reka njye kumureba bakwereke Mohan aho ari we. Ari mu marira menshi ndetse ari kurira afite amasari cyangwa se imikenyero. Krishna yaje ahangaha. Hey! Ngeze ahangaha abona umusaza we mu bikomo ndetse n'amasari karabaye, gusa ntamubona neza. Mohan क्या कर रहा है तू n'icyo urimo bigenze gute? Kiye kibazo ufite? Hey! Tashukunye imyenda hanga ahita anafunga arihanagura neza. सिलेक्शन की Ngiye kwitegura kujya mu marushanwa ku ishuri. तूने कहा था ना अच्छे से खेलना Si wambwiye se ngo ugomba kubikora neza? Mwana arebye gutya harebye hari ifoto ya mama, hari ifoto ya mama. Hey! Krishna ageze ahangaha mwana yamwibuke yari ari kureba ifoto ya nyina, kisa no kugambira nabi. Hey! haramureba ये माँ की none si ifoto ya mama wayikuye he mwana wa musaza, wayikuye he? सोचा माँ की तस्वीर Natekereje ko ifoto ya mama nayigumana के आशीर्वाद kugira ngo akomeze ampereze imigisha. सब ठीक है ना None se waba umeze neza? तू भी पापा की बातों को लेकर Ese amagambo ya papa yavuze ntabwo yakubabaje, ntabwo yagukomerekeje? हमें जाने देना Byibagirwe देख ibyo yavuze byose, आना ibyo papa yavuga ibyo ari byo byose aba yabivuganye umujinya. भी हर रिश्ते की Kandi nanone buri mubano wose एक जैसी नहीं होती ntabwo uba umeze kimwe, कहीं ntabwo ababyeyi bose barera kimwe. Rimwe na rimwe hari igihe baba bishimye abandi bikaba bigoranye. Undi ati nibyo rwose mushiki wanjye. रिश्तों की जमीन बंजर होती है वहां सिर्फ कांटे उगते हैं Gusa hari imibano bimeze nk'aho ari amahwa yameze mu nzira. पिंकी अंकल से शादी मत Nakwinginze uzigera ushingirwana na Semondo, nakwinginze reka reka ntuzabikore. बहुत अच्छी है दीदी Uri mushiki wanjye mwiza मैं बहुत अच्छी है ndetse rwose uri mwiza. मार ढूंढ लेना Nzagushakira igikomangoma शादी musore w'imboga ari muzashyingirwana. बिल्कुल
आर्यमान सर जैसे witwara neza rwose nka Ariyamani cyangwa imfura nka Rake kuki लो यह क्या hasi wasaze cyangwa urashoje हमारे बस रानियों को ही reka ibikomangoma kazi bikwiriye नौकरानियों को नहीं ibikomangoma bikwiriye भी मुझे मेरी शादी की चिंता abakobwa beza ndetse n'ibikomangoma kazi ntabwo ari abakozi bo mu rugo नहीं है ntabwo mpangayikishijwe n'ubukwe bwanjye mpangayikishijwe nawe gusa कुछ बन जाए उसके uzakore cyane ugere kuri byinshi icyo mpangayikishijwe nacyo आज के बाद तुझे मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी दीदी ntabwo uzongera kumpangayikira na rimwe mwana yavuze amagambo Hey! अच्छा चल sawa ngaho reka tugende nta kibazo भी आज तो मेरी बैंड बजने वाली है uyu munsi nawe uraza kuba ugoranye अनन्या बहन का फोटोशूट मेरी वजह से खराब हो गया uyu munsi rwose Ananya ari gufata amafoto y'umuryango byarangiye bidakunze kubera njyewe और हाँ तू भी ashobora no kunyirukana Ready. we genda uke दीदी ku ishuri mushiki wanjye तुझे कल से मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा guhera ejo ntabwo uzongera kwikora umutwaro wanjye si wakana wasaze yumva neza yumva ठीक है cyose bimeze neza तू दिमाग पे इतना लो ikihangayikisha ariko sibyo तू साथ है ना दीदी मेरे mushiki wanjye uri kumwe nanjye n'ubundi तो अब सब ठीक है byose bizamera neza देख मैं जानती हूँ ndabizi ndabyumva तूने आज जो भी किया ना ibyo wakoze uyu munsi byose मेरी तकलीफ से निकालने wabikoze ko wamfasha mu bibazo mfite उनको ariko muhano urabizi nawe अगर तुझे कुछ हो hagize icyaba cyakubaho पाऊंगी ntabwo nabaho ये बात हमेशा याद kandi iteka ryose hora wibuka ibi ngibi मेरी सारी खुशी ibyishimo byanjye किसी शुरू हो bitangira kandi bikarangirira वे खत्म kuri wowe और तेरी खुशी के kandi nanone kubw'ibyishimo byawe कुछ भी करूंगा nakora buri kimwe cyose sister ndakurahiriye अच्छा चल sawa noneho जाके देख genda witegure genda witegure mwana ari gutekereza iki turaje tubirebe yarafunze ngo yitegure episode 9 yafungiranye mushiki we yinjira mu cyumba imbere kurikira akantu ku kandi ndetse barwangiye ni afilimi ngo turayitangira cyapaki bambwirira ariko mwana yaje gufata igikapu cy'amakaye ashyiramo imyitero bivuze ngo yashyizemo amasari nyine uretse n'ibyo yashyizemo ibikomo sinzi umwana ngo ari gupanga ibiki ariko yivugiye ngo byibuze bwa rimwe ngiye kuba njye wa nyawe ntabaye uko abandi babyifuza माँ तुझे ये तो नहीं mama ese we ntabwo utekereza ko लगना पड़ गया muhana ashobora kuba afite irungu ऐसा कभी मत सोचना ariko utabitekereza gutya ndahari मैं हमेशा मोहन की ढाल kandi nzahora ndwanirira muhani kubera ingabo बनूंगी उसे ntabwo nzatuma hari ikimubaho हाँ आज मैं अभी बहुत डर गई थी uyu munsi nari nahangayitse cyane niyumva nkaho तुझसे किया हुआ वादा टूट narenze ku isezerano naguhaye कभी नहीं होना ariko bira ntabwo bizongera kubaho mama nzarinda muhani को भी दाव पर लगाना kabone nubwo byasaba gushyira ubuzima bwanjye mu bibazo nzabikora पर उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगी माँ ariko muhani muha ubuzima bwiza kandi bw'ibyishimo ibyo ni byo gusezeranya afata ifoto ya mama we hey katurabe sasa episode 9 ni Krishna Mohan Chendi Rocky Rock Brisman the prophet alongside chapa muchapa kiwanjani this is Wakana base dege mucenje mu Agasobanuye murahorata n'abatabizi bazabisobanukirwa n'abataremera bazemera ndabizi wow Mohan दिख रहा है मेरा टाइप urasa neza rwose uzikumeze nka Rake reka disi satana kujye kure तेरी दीदी तुझे कुछ भी नहीं होने देगी kandi nkuko nabivuze kare mushiki wawe ntabwo azatuma hari ikibi kikubaho wewe usijari तो मुझे नौकरी kiravuga rwose ntaza gukererwa nkirukanwa nubona akazi wamaze kwirukanwa dore sebondo अगर निकल जाती तो आपके सामने आकर नहीं खड़ी होती ना पिंकी अंकल none se nabuze akazi gute nikuvuga iby'akazi तेरी नौकरी तेरे हाथ से निकल bamaze kukwirukana reka nta kintu gisigaye Hey! none ni gute mwanyirukana muri ubwo buryo उन्होंने खुद देखा कि हमारे साथ se ntiwabonye ibyatubayeho ni gute wabishinja
मैं आर्यमन reka mvugane na Ariyamani rwose जाएंगे और सबको समझाएंगे agomba kunyumva kandi akabasobanurira बहुत मेहरबान है uyu wumve neza Sebuno ati Ariyamani ni umuntu ushyira mu gaciro kandi uyu mukobwa mwitwaraho neza उसने साथ दिया इसका haramutse amushyigikiye byaza kuba bigoranye byazamba मेरा हाथ नहीं आएगी हो kandi umukobwa bishobora kurangira atangarukiye wumve Sebuno afite ubwoba n'ubwo Sebuno akunda Krishna ku buryo bari kumva bazana abana ureba ukuntu kingana gifite imyaka nk'ikiyoni ariko cyafuye Krishna ngo nibavugana na Ariyamani neza ngo ushobora kurangira umukobwa nyibagiwe सर के पास जाके बात reka tujye kuvugana na Ariyamani rwose करके oya nta mpamvu yo kuvugana nawe reka तो खुद तुझे काम से निकाल Ariyamani rwose niwe wanyibwiriye ngo nkwirukane ngo ukure mu kazi के उनकी शादी में कोई आलतू फालतू rwose ngo ntabwo akeneye imikino idakenewe mu kazi ndetse no mu bukwe तुझे बोला Krishna kandi narabikubwiye कृष्ण ugomba kwita ku kazi ariko ntabwo wabikoze ज्यादा जरूरी था wowe wayitaye kuri muntu wese reka reba birangiye ubuze akazi मुझे अरे तेरे बाप को कर ndahangayitse ukuntu nari nahaye papa wa amafaranga ubu azanyishyura gute koko तो पता है ना पिंकेश दिल तोड़ सकता kandi urabizi njyewe burya Sebuno ushobora kuba ubabaza umuntu ushobora no kuba gushimisha umutima w'umuntu ariko ku ifaranga wapi करो मैं आपका amafaranga yawe amadeni yawe nzayakwishyura none uzayishyura gute nani hari uwavuze hafi ndombe तू बाहर पहले नीलाम umuryango wacu warawusebeje gusenkekera none gusebya uri no kwirangiza औलाद हो या बाप की गले hasi muri abana banje cyangwa muri imizigo kuri njye मानोगे क्या मेरी se nyuma y'ubuzima bwanjye nibwo muzishima nimara gupfa kumva yanjye muzanyaraho थूक रहा है मेरे नाम buri wese ari kunciraho हम बात hasi papa waretse ibyo bintu tukabivugana mu kanya अभी kubera iki nonaha की वजह से बहुत बेइज्जती हो nubone ko nasabye bihagije kubera wowe polisi yaraje abanyamakuru baraje nta bataraje imbwa zose zaje ahangaha sinyihereraho नहीं तुम दोनों निकलो यहाँ से mwembi muve ahangaha mugende तुम लोग निकलो यहाँ से mugenda mumviraho hasi papa waca inkoni zamba कम से कम अकल तो आई काका ibyo bavuga rwose ni ukuri ubundi bibi wagakwiye ko warabikoze kera muzeyi ndomba ubone nicyo tukwemerera kutoka wana nzambe wewe unafanya mambo ya ajabu nyagasani क्या बापू koze ikintu cyiza कृष्णा अब तो मेरे कंधों se mana yanjye wumve disi wumve Sebuno ubu Krishna arerekeza he सहारा लेना ही पड़ेगा इससे पापा नहीं पापा हम hase papa gute kweli wibi nkora ibi ngibi कि सिवा हमारा कौन है nta wundi muntu dufite uretse wowe ये घर uru हमारा ni urugo rwacu यहाँ से कहाँ जाएंगे none ndateye nintaba ahangaha ndajyahe आपके दुश्मन ntabwo turi abanzi bawe turi umuryango जो से गलती हो kandi iyo abana bakoze amakosa चाहिए ना barababarirwa kw'abana ng'abana नहीं हो ntabwo muri abana banje तुम लोग ahubwo muri abanzi banje Hey! चलो निकलो kirapfa ahubwo kirapfa muvanga mugenda mupfira mu rugo mugende nyagasani dore ndombe mbere ndombe ngo arirukana abana be dore ngo arirukana Krishna ndetse na Mohan nta nubwo dusoje episode yacu ya 9 dukomeze na episode ya 10 mbibutsa neza website ni wa3films.com Tommy's